ese waba warigeze urota ushyushye mu nzozi, ukarota urashyuhiranye mu nzozi, ukarota uri mu nzu ariko inzu ishyuhiranye, wigeze urota se ukarota ushyushye uri ku zuba rikabije, wigeze urota ushyushye se ukarota ubira ibyuya? Menya ko rero iyo ni mesaje ikomeye cyane Imana irimo kuguhereza. Mbibutsa ko buri nzozi zose turota ziba zifite mesaje. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ko hari ubusobanuro, nshaka kugusobanura ubusobanuro bugera ku 10 bwo kurota ushyushye mu nzozi cyangwa se kumva ushyushye uri mu nzozi. Menya ko hari ikintu gikomeye Imana irimo kuvugana nawe. Mbibutsa ko buri muntu wese uri mu isi Imana ivugana nawe, abasenga cyangwa adasenga, abakijijwe cyangwa adakijijwe, Imana ivugana nawe. Itandukaniro rihaba ni uko abantu bose ntabwo Imana ituvugisha kimwe, icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu benshi ntabwo basobanukirwa uburyo Imana ivugamo, ntabwo basobanukirwa uburyo Imana ibavugishamo. Ariko burya ibibi cyangwa se ibyiza bitubaho mu buzima, akenshi Imana iba yaduhatambukije iyo mesaje, ukamenya yuko ibibi bigiye kuza. Rimwe na rimwe ntubyiteho, ariko hari n'igihe cy'usanga umuntu akubwiye ngo ariko ngo nubwo byabaye ngo nanjye nabyiyumvagamo. Uko kubyiyumvamo rero ntabwo ari ibintu byizanye gutyo gusa, ahubwo hari mesaje runaka Imana yaguhaye, ni uko iyo mesaje utayitayeho cyangwa se utamenye uburyo bwo gusobanukirwamo n'iyi mesaje. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ubusobanuro 10 bwo kurota ushyushye cyane mu nzozi. Ubusobanuro bwa mbere, wigeze urota kurota ushyushye cyane, wigeze urota ushyushye cyane. Ibi biba bisobanura igitutu cyangwa se pressure y'amarangamutima akomeye cyane. Nanone kandi bigasobanura, bikavuga stress cyangwa se kugira igitutu cy'ubuzima, kugira pressure y'ubuzima. Ibi rero iyo bihari kuri wowe, ibi si igitangaza ko ushobora kurota ushyushye cyane mu nzozi. Nurota ushyushye cyane mu nzozi, uzamenye ko muri wowe ufite pressure y'ubuzima, cyangwa se ko ufite stress, cyangwa se ko ufite igitutu cy'amarangamutima, ikintu kigupushinga, igitutu cy'amarangamutima. Hamwe ushobora kuba wenda urugero, uri umusore ushaka kubwira umukobwa ko umukunda, ariko ukabya wumva hari ikintu kigupushinga kumubwira, ariko ukumva ari ikindi kiguhagarika kumva. Rero icyo gihe ushobora kurota ushyuhiranye cyane mu nzozi. Ibyo bisobanura ko hari igitutu cy'amarangamutima, cyangwa pressure y'amarangamutima ari muri wowe. Kandi akenshi iyo tuvuze amarangamutima tuba tuvuze ibintu bibamo imbere muri wowe. Uvuga ngo mu marangamutima habamo urukundo, habamo urwango, habamo umujinya, ibyo rero ibyo nibyo bita amarangamutima. Reka turebe ubusobanuro bwa kabiri. Wigeze se urota ukarota uri mu bushyuhe bwinshi? Uvuga ngo niba urose ukarota uri mu bushyuhe bwinshi, bitandukanye no kurota ushyushye cyane. Ushobora kurota ukarota uri ahantu hashyushye cyane, uri mu bushyuhe bwinshi, uri muri shambure ishyushye cyane, uri muri sauna se ishyushye cyane. Niba urose rero ukarota uri ahantu hashyushye cyane, kurota uri mu bushyuhe bwinshi, biba bisobanura ko uri mu gihe cyo kunanirwa mu mutwe cyangwa se mu mubiri. Uvuga ngo umubiri wawe urananiwe cyangwa se mu mutwe wawe urananiwe, ufite ibibazo, ufite stress nyinshi zirimo ibintu biri kukudistabinga, biri gutuma ugira ibitekerezo bitari bikunaniza, birimo kukunaniza mu mubiri, birimo kukunaniza mu mubiri no mu mutwe. Nubirota uzamenye ko ibi bintu niyo mesaje Imana irimo kuguhereza. Niba ufite uko wabyitwaramo kundi kugira ngo umubiri wawe ndetse no mu mutwe we kunanirwa, ugira ukundi kuntu ubyitwaramo. Mbibutsa ko tugira amateraniro ya deliverance, ni amateraniro yo kubohoka, ni amateraniro hari kuberamo ibintu bya healing, harimo gukira indwara, ndetse ni amateraniro ari kuberamo deliverance total, ibintu bikomeye Imana irimo irakoreramo ibimenyetso n'ibitangaza. Imbaraga z'ubumana zirimo ziragaragara muri yo. Ushaka kubana natwe rero, turaterana ahantu benshi mu bihugu bitandukanye kuri Zoom.
hanyuma ukaza ukabana natwe, ugaterana natwe. Imana irimo irakora ibintu by'imbaraga. Ubana natwe gute rero? Uratwandikira kuri WhatsApp yacu, hanyuma tukaguhereza gahunda y'amateraniro, tukaguhereza na link kugira ngo ujye uza kubana natwe. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu. Wigeze urota se ushyushye ariko ukabona ntubona impamvu? Ukarota ushyushye ariko ukabona utabona impamvu. Ibi rero biba bisobanura amarangamutima yihishe muri wowe. Hari umujinya uri muri wowe cyangwa se igihombo cy'imbere. Iyo tuvuze igihombo cy'imbere, ni kwa kundi uba ubona wenda nk'urukundo rurimo kugucika, ukabona nk'umuntu nyine arimo aragucika kandi wenda wamukundaga. Rero ibi si igitangaza ko ushobora kurota ushyushye ariko nyine ukarota ushushe ariko utabona impamvu. Biba bisobanuye ko hari igihombo urimo kugira kibijyanye n'amarangamutima. Hari urukundo urimo kubura, hari ibintu biri kugutera uburakari, umujinya. Ibi rero nubirota uzamenye ko ibyo bintu biri kugutera umujinya, nibiba ngombwa bigabanye. Gira ukuntu usenga, gira uko witwara. Mbibutsa ko niba hari inzozi warose, ujye uzandika muri commentaire kugira ngo tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Niba ari inzozi wigeze urota zijyanye n'ibi bintu turimo kuvuga, zandikamo hasi, hanyuma tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Kandi mu gihe cyose uri hano, ndakwinginze ntukajya uva hano udasize ikimenyetso ko wari uhari. Ni byiza wakanda ka like kuri ako gakumwe kareba hejuru. Ibyo bwabyo bidutera motivation y'uko ibintu byacu wari uhari. Utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu ujye ukomeza kubibona 5 kuri 5. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu. Wigeze se urota reka turebe ubusobanuro bwa 4. Wigeze se urota ukarota ushyushye uri mu nzu? Ibi biba bivuze yuko hari ibibazo biri mu muryango, cyangwa se ko hari ibibazo biri aho uba, cyangwa se hari ibibazo biri mu rugo rwawe, cyangwa se ibibazo bigiye kuza mu rugo rwawe. Niba ubirose rero ukarota ushyushye uri mu nzu, ubwo biba bigusaba ngo usenga cyane, Imana igusohore muri icyo gitutu cy'ibibazo bikuriho. Ubusobanuro bwa 5. Wigeze se urota ukarota ushyushye uri ku zuba rikabije? Ibi bisobanura iki rero? Bisobanura yuko ugiye kwinjira mu gihe cyo guhangayika, ariko nanone ko icyo gihe kizagufasha gukura mu buzima. Niba urose ukabirota muri ubu buryo, bisobanura ko uri mu gihe cyo guhangayika, ariko icyo gihe cyo guhangayika kizagufasha gukura mu buzima. Ibibazo byose bitubaho ntabwo byose ariko biba bibi kuri twe. Hari n'ibibazo bitubaho bigatuma tugira experience y'ubuzima, bigatuma dukura, tuba mature, dukura, tukagira experience de vie, experience y'ubuzima. Rero nubirota muri ubwo buryo, uzamenye yuko urose uri ku izuba rikabije, uzamenye ko ugiye kwinjira mu gihe cyo guhangayika cyangwa se mu gihe cy'ibibazo, ariko bizagutera gukura mu buzima. Ubusobanuro bwa 6. Wigeze se urota ukarota ushyushye cyane ukabira ibyuya? Ibi rero ni message ikomeye ikubwira ngo umubiri wawe icyo gihe urimo kukuburira, ukubwira ngo ruhuka, kubera ko tiye fatigue, urarushe, urananiwe, hari overwork, hari akazi kari hejuru, hari ibyo uri gukora birenze, urimo urakora ibikurenze, urimo urakora akazi kenshi. Rero urananirwe, ruhuka. kandi kuruhuka k'umubiri ni ngombwa, ko urabizi ama stress avuka, indwara z'ama pressures, z'ama stroke inyinshi kenshi hari igihe cyo zituruka ku kuba umubiri wawe unaniwe, ariko ugakomeza ukawuforoza. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa 7. Wigeze urota se ukarota ushyushye ariko ukabona abandi ntibashyushye? Bivuze iki? Bishobora gusobanura ko hari ibibazo ugiye kwinjiramo, kandi ko uri wenyine muri byo. Hari ibibazo urimo cyangwa se ibibazo ugiye kwinjiramo, kandi ibyo bibazo biba bivuze ko ari wowe wenyine rwose. Ni ibibazo biri wenyine, bisaba uri guhanduringa wenyine, uri kurwana nabyo wenyine,
muri make uri mu bibazo bya wenyine, cyangwa se ko hari amarangamutima urimo urarwana nayo wenyine. Ubusobanuro bwa 8, kurota ushyushye mu mutima. Kurota mu mutima wawe ushyushye biba bishobora kuvuga urukundo rukomeye, cyangwa se amarangamutima ari muri wowe akomeye adasanzwe. Kurota ushyushye yavuze ko hari urukundo ruri kubira muri wowe, so ubwo rukundo rugaragaze, wirubika mu mutima, ubwo rugaragaza. Kurota ushyushye mu mutima, ibyo nicyo bishatse kuvuga mu buryo bw'inzozi. Ubusobanuro bwa 9, kurota ushyushye ariko ukagerageza kwikonjesha biba bisobanura ko yuko urimo kurwana n'igitutu cy'ibibazo, cyangwa se biba bivuze yuko muri wowe urimo kugerageza kurwana no gushaka amahoro yo mu mutima. Nta mahoro yo mu mutima uba ufite, biba bivuze yuko urimo uragerageza kugira ngo ubone amahoro yo mu mutima. Turebe ubusobanuro bwa 10. Ubusobanuro bwa 10, wigeze urota se ukarota ubushyuhe buhinduka ubukonje nyuma? Urose ubushyuhe ariko ubonye bwa bushyuhe burimo burahinduka ubukonje nyuma. Bivuze iki? Bisobanura ko hari impinduka mu buzima, kandi ko hari ibibi, nubwo uri mu bihe bibi hari ibyiza bigiye kuza. So ibyo byose rero biba bisaba kubisengera. Niyo mpamvu tugira amasengesho yo gusengera inzozi zawe zose warose. Niba ari inzozi warose, iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo winjire mu mwuka wo gusobanukirwa inzozi zawe. Hanyuma ndagukunda, Imana ikagukunda cyane kurushaho. Ineza y'Imana ikubeho. Ndagukunda. Ari kumwe na Pastor Musafiri. Shalom.